igihe ugira umusaraba ukagira nyine umusaraba, nimba wowe umusaraba wawe Imana yaremeye ko nyine ari ukubyara uwo mwana, wikumva ko bigomba kuguca intege. Hello guys, mumeze mute? Mumeze neza? Nanjye meze neza. Ikaze kuri Aurore TV show. Guys, iteka mbona mumbwira ngo ndavuga buke, ariko mvuga cyane n'ukuri ikanongera ijwi. Ikaze kuri Aurore TV show, karakagaruka nkuko bimenyereye, naje ngo twiganirire. Topic ni ibari ya yindi icike, ako tunashimira. Murabizi ko mu muryango wacu dushimira hano kuri Aurore TV show, ukoze neza turamushimira, ndetse n'ukoze nabi tukamugaye. Ndashira ko ndashaka ko tuganira iki. Guys, ejo hari umubyeyi wampamagaye ndetse yifuza ko tuvugana. Guys, nshuti zanjye, rero abantu imitima yabo iraremereye. Imitima yabo iraremereye, niyo mpamvu kuri iyi channel, ni channel y'abantu bafite umutima, ni channel iruhura, ni channel yaje kuruhura ndetse no kubwira abantu mukomere, like abafite ubumuga, abafite ibibazo, abafite ikintu cy'ikigeragezo kiba nyine cyarababayeho karande, ubwo mbiyite karandera, kiba nyine cyarabakomereye cyane, kikakugiraho infect. Ego, kuko buriya ubumuga yenda nimba nta jisho ufite, ni ikintu nyine ubana nacyo pe, kuva aho byaguhereye imyaka ufite kugeza igihe cyawe cyose, kireka yenda iyo habayeho kuba wagira insimburangingo, ariko iyo bitaraba ibyo nyine icyo kintu nagihorana. Rero hari n'ikigeragezo ugira ukabana nacyo nyine ugasanga nyine kirimo kirangiriza ubuzima bwawe. Iyi channel rero yaje hano kugira ngo ibwire abantu mukomere, mwabinyuramo, kandi ntimukumve ko ari mwebwe ubuzima bwanyu bwarangiye cyangwa nyine ubuzima bwanyu bwapfuye bwangiritse. Oya, rero ndi hano kuri Aurore TV show kubabwira ngo muhumure, mukomere. Ikigeragezo ntabwo hari umuntu uzi, hari umuhanzi waba yezosikara kandi sinumurage uwo bamwita Theo. Ubwo rero naje hano kubabwira ngo mukomere, muzabinyuramo, kandi n'ukuri bizarangira neza. Icya mbere ni ukwiyakira, najyaga mbabwira kera, ntabwo ndababwira story yanjye y'ubuzima bwanjye hano kuri iyi channel, ariko abantu nshaka ko mungana nimuza muri benshi, iyo story nzabibabwira njyewe, ngo nzababwira, ariko nyine nsamurayizinga mbabwira bimwe na bimwe, ariko hari naho mba narabivuze. Rero nyine umuntu ufite ubumuga ni umuntu uhora nyine yumva ko hari icyo abura. Urumva, uba mu bantu ufite ubwoba, wishinja nkaho hari icyo wakoze. Guys, biba ari ikibazo wishinja nkaho hari ikosa wakoze, kandi nyamara nta kosa wakoze, nta wacumuyeho. Ariko nyine nawe niko wisanze. Nanjye nyine mbabwira ngo nta wange ibyiza, ahubwo arabibura. Nta wanze kugira amaguru, nta wanze kugira amaboko, nta wanze kubona, ahubwo nyine yisanga ntabyo afite. Ibyo rero wowe muntu ufite umutima, ufite ubumuntu, wibumurenganyiriza. Ntizimbye mu magambo. Rero ndimo mbabwira, hari umubyeyi wampamagaye ejo, amaze kumpamagara, afite umwana wagize ikibazo, wavutse afite ikibazo nyine, ntabwo indimi zose zikora, n'ubwonko bwiwe ntabwo bukora. Ubwo rero uwo mwana yaravutse nyine, amaze kuvuga kwa atagira ikibazo, ni umubyeyi w'umumama wampamagaye ati, mu by'ukuri umwana wanjye nyine namusamye mukunze nk'abandi bana, nk'uko undi mubyeyi uwo ari we wese atwita akumva arishimye. Kwezi kumwe, amezi 2 nari nishimye rwose, nahabwaga ibigombwa n'ababyeyi, nari nezerewe, nari nishimiye gutwita nk'undi mubyeyi uwo ari we wese. Nuko
ubwo ngubwo ndatwita, maze gutwita kwezi kumwe kuraza, amezi 2 araza, 3, 9 ageze ndabyara nk'abandi bana. Maze kubyara bita nisanga byaye umwana ufite ikibazo mu bwonko bwe, ubwo bugize gute butuzuye. Urumva nta guhagarara, umwana agize imyaka 7 ariko nyine ameze nk'uruhinja. Ibyo bintu maze kubyisangamo rero, umutware wanjye yahise agira gute, umutware wanjye yahise abinziza. Amaze kubinziza akantoteza buri munsi ndetse akansohora bya buri munsi, akambwira ngo njya n'icyana cyanjye. Nyine ni ibintu bimbera ikigeragezo, ni ibintu bintera intimba ya buri munsi, uko bwije nuko bukeye. Icyo kintu ngendana nacyo imyaka 7 irashize, ibyo bintu mbana nabyo. Nta muntu n'umwe ndetse n'inshuti zanjye abenshi bamvuyeho pe. Nanjye rero byageze numva ndava ese Imana mujugunye, ese mujugunye yenda nimbyara undi mwana azaba ari muzima. Ariko iyo ntekereje ibibazo nahuye nabyo ndavuga ese nongeye nkabyara undi mwana umeze gutyo nabigenza gute? Umutware wanjye yaranyanze, kano kanya yarigendeye. Ndi kuba mu buzima bubabaje, ndi kumwe n'umwana ntasiga mu nzu ngo mvuge ngo akeneye kujya kuri toilette ahajye. Arakeneye ibikoresho bya buri munsi kandi mu by'ukuri ubushobozi bumaze kunshiraho. Guys, wowe uri kunyumva, ni ibintu bibabaza. Mbese ngiye nimba uri umubyeyi uri kunkurikirana, uri kumva iteka turabyara tukumva ko nyine uwo tubyaye yagera igihe agaseka, cyo gihe cyo guseka akasivaho, agakambakamba bikavaho, agatera intambwe, akarya nyine ubwo nabicizeho. Mbese nyine step uko zigenda zikurikirana. Ni umubyeyi uwo ari we wese ubyaye aba arindiriye kuvuga ngo umwana wanjye azaseka ryari, umwana wanjye azatera intambwe ryari, umwana wanjye azagera kuri ibi ryari. Noneho ishyire mu cyimbo cya wa mubyeyi, ubona umwana wiwe aryamye hariya nta kintu na kimwe. Mbese mu by'ukuri uwo mubyeyi nta kintu na kimwe abavuga ngo umwana azamukorera. Nanagushimira wa mubyeyi, nanashimira buri mubyeyi wese wihanganira ugira umwana ufite ubumuga akabana nawe atitaye ngo umwana wanjye nzamuvanaho ibi ngibi. Mbese nyine ugakora nk'umubyeyi, ugakora inshingano zawe za kibyeyi. Ubundi niko umubyeyi uwo ari we wese yakagombye kuba ameze. Wakagombye, kuko uwo mwana ntabwo yizongerega ku isi. Ntabwo uwo mwana wimwinubira kuko niwe wamuzanye ku isi. Ariko nanagukomeza, nanagushimira utigeze ugira uwo mutima wo kugira gute wo kumujugunya. Nuko umubyeyi rero nyine samurayizinze, umubyeyi w'umugabo wiwe yaramusize, nta bushobozi afite ariko arahangana. Nubwo bimugoye, imyaka 7 yashize ariko abana nawe yirerera umwana. Rero akimara kumbona yaje ati cyakoze iyi niyo cyane mbonye, numva basi nanjye numva ubuzima bwanjye buzagenda neza, cyangwa se ubwo umwana wanjye hari impinduka zishobora kubaho. Nyine ubuzima nyine basi mbonye abantu bankomeza, mbonye abantu bambwira ati komera, mbonye abantu bambwira ati uzabinyuramo. Ubwo twaraganira ndamubwira ati humura, twese niko ababyeyi bacu bagiye baba bameze, bagiye baba nyine tubananiza nkatwe abana bafite ubumuga, tubananiza twabagora, ariko ubu twarakuze. N'undi rero azakura. Wihanganira ubuzima urimo uranyuramo, wihanganira ibikugoye, kora nyine nk'umubyeyi, kuko n'icyo Imana idusaba, Imana izabiguramo umugisha. Imana izabiguramo umugisha. Tubaho bitugoye, tubaho tunanizwa, ariko tukabaho. Rero nawe mubyeyi winanizwa nyine n'ikigeragezo. Hari igihe ugira umusaraba, ukagira nyine umusaraba. Nimba wowe umusaraba wawe Imana yaremeye ko nyine ari ukubyara uwo mwana, wikumva ko bigomba kuguca intege. Bana nawe wicimbura umusaraba wawe, wikwinubira ibyo ngibyo. Guys, umuntu uri kunyumva, yenda we mubyeyi wabashije kubyara, basi wowe ubyara wumva ufite icyo kibazo. Ariko hari n'uwifuza ngo basi yabana n'intwise indi ikajyamo, nkumva uko bimera, nkumva uko gutwita bimera.
njye hari umushuti wanjye twaganiriye yaranganirije arambwira ngo nyine yagize ikigeragezo cyo kutabyara cyo kubura urubyaro, ariko ndagukomeje aho uri kunyumva humura, urubyaro rutarwa n'Imana kandi yahaye uriya yamaye igahuriye nawe izaguha. Wese aricyo wakoze, we ntacyo wakoze, nta gicumuro wakoze ku buryo nyine nawe utagira gute utabyara. Imyaka urabona imyaka 1 2 3 4 iri kuza, ariko humura yahaye abandi, yahaye uriya mubyeyi mukorana umwana, igawa muturanyi wawe nawe izaguha, kuko Imana idukunda urukundo rungana. Saba wizeye urindira igihe cy'Imana kigere, humura Imana izakora. Ego rero nayo nikomeza ati wicimbura umusaraba wawe, wikumva ko ari ikigeragezo cy'ubuzima wanyuzemo nyine gishobora kukwangiza. Oya sheri wanjye humura, komera, urumva bana nabyo nyine. Ntuzigere winubira na rimwe kujugunya umwana wawe, ntuzigere winubira na rimwe kuba wavuga ngo uyu mwana ni ikigeragezo, kuko benshi bifuza basi iyo abana ari mubyaye akamera gutyo, ariko nta mubyaye. Rero mubyeyi komera, shikama, hangana, rwana n'ubuzima, kandi uwo mutwari wawe mureke isi zamwemeza. Bajya bavuga ngo iyi si ni ishuri, iyi si ni ishuri nawe izamwemeza. Ariko hari akantu kansetse, ukabyara nk'umwana yamenye ubwenge, umutwari ugasanga umwana wanjye, ariko wabyara umwana ufite ikibazo akaba ari uwa mu rugo, ari umwana w'umugore, umwana w'umuswa ni uw'umugore, umwana utagize ibyo ashoboye ni uw'umugore. Se we mugabo uri kunyumva, bibyo akakwiye. Nimba mugize ikibazo mukagira ikigeragezo, wishaka kugira uwugisigamo, wigisigamo umufasha wawe, kuko mugifatanye yenda muzajyana inama, kuko nk'ubwo iyo ufashe uwo mwana ukamumusigira wenyine, ntabwo ari wo mubyaye wenyine, nawe aribaza ese umugabo kansize, kandi ntabwo ari we witeye inda, ariko umusize mu bigeragezo, umusize mu bibazo. Ibyo ntabwo yabikwiye, bicika nyine nkuko tubivuga, ibyo bintu bicike pe. Kandi naragaye wa mutware we, niba uri kunyumva hano kuri Aurore TV show, ukaba uhuye n'ibibazo runaka byakugendera gutyo, ugasiga umuntu mu kigeragezo ugasiga umufasha umutware wawe cyangwa umufasha wawe mu kigeragezo muri guhura nacyo ukakimusigamo, ntabwo byaba ari byo. Ejo bundi ndimo nganira n'umugabo wanteye agastori, Angela arambwira ukuntu nyine yashatse umugore bakize, noneho bari baratse kredi, bamaze kwaka kredi igihe kiragera nyine sinzi nimba byose habayeho kubatereza, ubuzima nyine busubira hasi cyane. Usikuntu umugore ngo yaramubwiye ati mva nkubwire, naje kugushaka ufite amafaranga, nimba ntawe ukifite ntabwo nshobora kubana nawe. Nuko nyine ubwo ngubwo aramubwira ati ntabwo nshobora kubana nawe, ubwo ibyanjye nawe birarangiye, genda. Umugore atayigendera, amusiga nyine muri ibyo bibazo. Kandi mu by'ukuri ubuzima bwiza bugihari, bari babanye neza, bari bakundanye, yarishe rishushu, ariko ubuzima bubi buje, umugore ahita bumutamo. Rero hano ibyiza turabishima, ibi tukabinenga, turagaye abo bose bumva ko ibibazo byaza mukabisigamo umuntu, kandi byiza mukaba ari byo musangira n'umuntu. Oya, ntabwo bikwiye, ibyo bintu bicike. Iteka nzaba mvuga ngo ibyo bintu bicike kuri Aurore TV show, ibyo bintu bicike, tubice, tubyamagane, kuko ntabwo bikwiye umuntu ufite umutima. Nyine wowe uri kundeba ukaba umeze neza, kano kanya uri mu mwanya wawe bimeze neza pe, byariya hajya mu cyumba cyawe, wajya hehe simbiza, aho uganira n'Imana yawe, genda ubibwira ati Imana ndagushimira,
Mana ndagushima ko ameze neza, ndagushimira uyu mwuka ndimo ndahumeka, ndagushimira kano kanya k'ibintu byanjye biri kugenda ari business iri kuraninga neza, ndi kubyara abana bakaba bazima. Ukomeze ubaragize n'Imana, ukomeze ubaragize n'Imana, ubishimira Imana ko kano kanya umeze neza, uri kubyara abana bazima, uri kutwita ukabyara abana bazima. Ibyo bintu ujye bishimira Imana. Guys, hari ibintu tujya duha nabyo ugashaka ngo Imana imanuke ngo njyewe ngo ntago nyine, ukabona urabona tugira impano, Imana itanga impano zitandukanye. Rero hari umuntu uba bifitemo impano yo kuganira n'Imana. Noneho rero hari ibintu niyo tujya tuvuga, ntago nzi ibintu byo gusenga cyane, ariko nizera Imana kigikiza, ikomora, igahindura ibyo wowe umuntu utankorera. Je nizera ko Imana yabinkorera, kandi aho iba yaravanye umuntu niho kure pe. Urumva, aho iba yaravanye umuntu niho kure, kandi nabo baze kubona ko umuntu wo kwiringirwa, umuntu wo kubwira nuyo mu ijuru, ni Imana. Bwira Imana yawe, takira Imana yawe, kuko umuntu uramutakira, agenda umubwira ibintu byawe. Guys, agenda hirya agira gute, nagenda hirya abivuge. Ubwo rero umuntu wo kubwira, umuntu wo kuganyira ni Imana yawe. Nari nkikubwira rero ati hari igihe uba mu kigeragezo kikakugora, kikakunaniza, ariko nyine ukabura uko bigenze. Bwira Imana yawe, nkikubwira ngo wowe ubyara, utwita, ukabyara umwana muzima, bishimira Imana. Wowe ugakora business ukabona ziba zagenda neza, bishimira Imana. Kuko hari benshi bakora bikanga, hari benshi bifuza ibyo bintu bikanga. Se wowe wibwira ko hari icyo wakoreye Imana kirenze uwo muntu atakora? Oya, ni ibihurimo. Ndetse byigwa n'akanya ko kujya gutebwa kumwishima hejuru ngo wumve ko nyine uwo muntu ari igicibwa. Ntabwo ari igicibwa, ahubwo nyine nuko ifishi yiwe itari uburuka, ariko niyo uburuka bizagenda neza, bizagenda neza. Ubwo rero narenye babwira ikira ko nkibagiwe narenye babwira ngo nyine ujye ushima, twige gushimira Imana, twige gushimira Imana, twige kuba mu buzima nyine turimo. Nimba ubona bitarakunda nawe, tuze umutima, irinde ishyari, irinde kumva ngo uriya muntu turaturanye, none ndi kubona ubuzima bwe buri kugenda neza, nabo n'utwara ufite urimo uragenda gucisha ngo kugira ngo ubuzima bwe bugende. Oya, Imana, nimba Imana yavuze ngo ororengeye kumugira neza, bikumva ko amagambo uzavuga ari azatuma ubuzima bwawe bugenda neza. Oya rwose pe. Kandi nari nkibabwira, ndakibutse, nari nkibagiwe, kari kancitse ati hari igihe turindira ngo Imana imanuke ngizitubwire ngo njyewe impano mfite, ngo ntago nyine ngo mfite impano yo kuba navugana n'Imana. Ese koko nibyo? Dushaka ngo nyine ngo tubone ibitangaza, ngo Imana ize imanuke, ngo kuko itamvugishije. Nyamara Imana ikuvugisha buri munsi, ariko nyine ntushaka kubona. Byonyine nimba ubyuka ukabyuhumeka nk'uko abazima, cyo ni igitangaza pe. Shimira Imana, uvuga ati wow, Mana ndakubonye, cyo gitondo ndakubonye. Ugiye mu rugendo, ufashe urugendo rw'isaha, uri ku kinyabiziga, waba uri ku igare, waba uri kuri moto, waba uri mu modoka, ariko urwo rugendo yarukoze. Noneho ukaza ukagenda ukagera iyo ugeze, iyo wari ugiye, ukongera ugafata cya kinyabiziga cyawe wafashe, ukongera ukagera mu rugo rwawe uri muzima. Warangiza ngo urashaka ngo kubona ngo Imana, urashaka ko Imana imanuka ukayibona. Wabuze abantu baba bapfiye mu muhanda cyangwa bazize impanuka uwo munsi, uko baba bangana, baba ari benshi. Ubwo rero wowe bishimira Imana. Reka twige gushimira Imana, twige gushimira Imana, twige kunyurwa
n'ibyo n'ubuzima turimo, ndetse tunizere ko ibyo tutarimo, ibyo nyine tutarabona ntabwo turabibona ariko bizaza. Wa mubyeyi we rero, wowe uri kunyumva ufite ikibazo, ufite igeragezo, humura, Imana muri kumwe, Imana muri kumwe, kandi humura izaca inzira kugira ngo ubashe kurera uwo mwana. Reka nsoze, wowe tubanye bwa mbere, tujye dukomeza tubane. Iyi ni channel y'inshuti, ni channel y'umuryango, ni channel y'abantu bakeneye kuvuga ngo humura, komera. Ni Honorable TV show, wowe utarakora subscribe, share na comment, yikore dukomeze tubane. Murakoze, ndabakunda cyane, bye bye.